twongeye kubifuriza ibihe byiza nshuti za NBA Zoom inkuru zacu ukuri kwawe mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho nubundi tuba tugiye kurebera hamwe amakuru avugwa mu myidagaduro yo mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi turibana mu gice cya muzika ari nacyo tuje kwitsaho uyu munsi, gusa turebere hamwe inzu ya 155 AM ibirimo kuyivugwamo ndetse turebere hamwe n'uwitwa Element L. Muri inzu ya 155 AM harimo amakuru agiye atandukanye menshi. Turagaruka kuri Medbeat ugiye kugaruka muri iyi label, tugaruke kubitwa Roda, tugaruke ndetse no kuri Element L, tugaruke no ku magambo ya Kenny Mugarura uyobora 155 Limited watangaje amagambo akomeye cyane, ndetse tunareba impamvu bakomeza kuvuga ko Element yamaze gusezerera label ya 155 AM. Ujye ubibona ku mbugankoranyambaga zigiye zitandukanye. Shinga agatebe kawe untize umwanya wawe ngukoresha gusobanurira buri kimwe cyose n'amakuru yose nagiye ngwaho, hanyuma nurangiza ukande like, subscribe, utange n'igitekerezo cyawe muri comment, utubwire uko byumva. Mbahaye ikaze hano kuri NBA Zoom inkuru zacu kuri kwawe. Nge nitwa Sana. Munyemereye nahera ku magambo Kenny Mugarura yatangaje. Kenny Mugarura umuvandimwe wa Coach Gael yatangaje amagambo agira ati Medbeat official is coming back and nyirubugenge ariwe Loader is here to stay. Ati Medbeat aragarutse kandi nyirubugenge nawe ari hano kuhaguma ntaho ajya. Medbeat umuhanga mu gutunganya indirimbo hano mu Rwanda ari mu biganiro byo kongera gukorana na 155 AM nyuma y'imyaka irenga 2 atandukanye nayo, nyuma yo kwerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza i Manchester. Uyu musore ubusanzwe ari mu batangije label ya 155 AM Limited, yarayihuyemo na Coach Gael mu gihe bari biyemeje kubaka ubushobozi bwa Bruce Melody, bari bagiye gukorana nk'umuhanzi wayibarizwagamo. Nyuma y'igihe gito batangiye nyine nyuma y'igihe batangiye gukorana, Medbeat yaje kwerekeza mu Bwongereza batandukana batyo na 155. Ibyabanje gusa nibikuruye umwuka mubi, ariko baza kubikemura mu maguru mashya. Amakuru ahari kugeza uyu munsi ahamya ko uyu musore Medbeat ari mu baherutse kugira uruhare kuri album Colorful Generation ya Bruce Melody, ari mu biganiro n'ubuyobozi bwa 155 AM byo gutaha mu Rwanda ndetse bakongera gukorana. Kenny Mugarura umuyobozi wa 155 AM Limited niwe wa mbere waciye amarenga y'aya makuru abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, nkuko nabiye basomeye ngitangira. Mu kiganiro kigufi yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, Kenny Mugarura yahamije ko ibiganiro bihari ariko yirinda guhamya igihe bizarangirira. Ati nibyo ibiganiro birahari, turi kuganira ariko ntabwo nakubwira ngo bizarangira ryari. Kenny Mugarura yongeyeho ko uretse Medbeat, producer Loader yamaze kwinjira muri label ya 155 Limited. Uyu akaba yarasanzeyo compressor mazemo iminsi. Ibi bisobanuye ko mu gihe Medbeat yaba yumvikanye neza na 155 AM yajya korana na Loader ndetse na compressor, ikaba itsinda ry'abatunganya indirimbo batatu baba babarizwa muri studio ya 155 AM. Hanyuma kandi bikaba byongeyeho umuhanzi Lodi uherutse gusinyira kwinjira muri label ya 155 AM we na Loader binjiye umunsi umwe, akaba yanarakoranye remix y'indirimbo kuba nisindiye na Bruce Melody iri kubica bigacika hano ku mbugankoranyambaga. Bivuze ko Medbeat naramuka yagarutse muri 155 AM baba ba producer batatu ndetse n'abahanzi batatu, bakaba bafitemo na Loader umuproducer unaririmba nawe. Abakaba baje babisikana n'uwitwa Element L. Nyuma y'isezera rya Ross Kana ndetse na Kenny Soul, amakuru yakomeje kuvugwa ko Element nawe arimo gusohoka muri 155 AM, kandi niwe wabanje kuvugwa mbere ko agiye gusohoka muri iyi label. Gusa amasezerano ya Element muri iyi label azarangira mu kwezi kwa 12 kwa 2025.
kuko Element mu kwa 12 nibwo yinjiye muri label ya 155 EM muri 2023. bivuze ko mu kwa 12 2025 Element arabasoje amasezerano ye na 155 EM. Amakuru yakomeje kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga nuko Element ashobora kuita akomereza muri ya studio ye yitwa LS Fair, akaba ariyo akomereza mu bitewe nuko abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho, ndetse hari n'amafoto amashusho Element yakomeje kugenda sakaza ku mbuga nkoranyambaga ari ahantu bacuruza ibikoresho nyine bya muzika. Amafoto yerutse gushyira hanze hari nk'iyo nifashisha kuri thumbnail. Element yarari mu nzu igurisha amagitari, niho yarari. Abantu benshi batanga ibitekerezo bavuga bati Element ari kugura ibikoresho byo kutangirana na ya studio ye yitwa LS Fair. Kandi mubyibuke ko witwa Prince Keys ari mu kiganiro na MI Empire yavuze ko burya bibaye byiza Element yatinze kwikorera yakaba yikorera nibyo byaba ari byiza. Gusa ni ibintu abantu bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Element iyi sama agiye kudutamo ingoma imeze neza cyane. Iyo ngoma akaba ariyo ya nyuma mu ndirimbo Element yakoze izumvikanamo rebo, izumvikanamo jingle ya 155 EM, akaba ariyo ya nyuma. Hanyuma mu ba producer ubwo bazaba bakorera muri label ya 155 EM ni Loader, Medbeat na Compressor. Compressor ni umuproducer wazanwe na Element muri label ya 155 EM. Element yari yarazanye Compressor ndetse na Loskana, mu gihe Bruce Melody yari yarazanye Element na Kenny Soul. Abantu benshi nakomeje kugenda bavuga bati Compressor ni gute yaguma muri 155 EM kandi wamuzanye atazayigumamo. Unyuze ku rukuta rwa 155 EM Limited kuri cyangwa se 155 Media kuri Instagram, usanga ko aba producer abantu bari basigaye muri 155 EM ubundi wasangaga muri introduction cyangwa se muri description yiri ya Instagram yabo, wasangaga harimo ama link y'abakozi bakora muri 155 EM. Habaga hari Element, Bruce Melody, Loskana, Kenny Soul, Compressor ndetse na abo ngabo. Ariko ubu abahasigaye ni Compressor na Bruce Melody, abandi bose link zabo zavanweho. Bivuze ko umukoboyi wacu Element yamaze gucomoka. LS Fair murumva ari studio zaba imeze ute? Element azakomeza kora ibitendo? Ni ikihe cyuho kizasigara muri label ya 155 EM nubwo azaba arimo aba producer batatu inyabutatu? Nabyo ntabwo mbizi, ibitekerezo ni ibyanyu, nimwe mutanga ibitekerezo kandi turakomeza kubana no muzindi update. Iyi ni NB Izum, inkuru zacu kuri kwawe, kana subscribe, tanga ibitekerezo, like. Nitwa sana, ciao ciao, hasta la vista.